hajya ngo usohotse uko ari ntabugayirwa. Have sigaho, uzagerageza ibintu byose ntukabyasase kugira ngo nibigukomerana uzagera kuzasigana nako kwikinga. Si ngombwa kugira ngo bose bakumenye wese amabanga yawe yose ngo yashyire hanze, bose bayamenye uko bishakiye, dore ko nakari mu nda y'ingoma kamenywa n'umweru na nyirayo, cyangwa se kakamenywa n'uwayiramvuye. Gerageza ushake ikindi kintu wongera ku cyo uri gukora uyu munsi cyazakuramira mu gihe bizaba bitameze neza, mu gihe iki ngiki uri gukora kimwe kizaba kitakibashije kugutunga, kuko nta mworo wa kamena ngo n'udaheza arahekenya. Reka mbigusubiriremo, nta mworo wa kamena ngo n'udaheza arahekenya. Reka nsoze nkubwira ngo akananiye ifaranga barajugunya, wowe ifaranga rikubise ahita horoha. None urabizi ko nta mafaranga ufite warangiza ukabyuka woza amenyo, ubwo urashaka guseka nande? Rero nubona amahirwe yo gukorera amafaranga uzayakorere, uyakore utitaye ku mvune urwura nazo. Gushimiye, njye nitwa Kwizera Elise.